twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio aho muherereye mwebwe mwese turabifuriza amahoro ya Nyagasani muzo murimo. Hanyuma kuri microphone nkuko bisanzwe mukaba muri kumwe na Ruteboka Justin aho tugiye gukorana ikiganiro nande na Uwase Deborah igisonga cyambere yeme bacu ico kintu ntabwo ari je bari kukivuga nta n'uburenganzira ngifitiye rwose nari nshaka ngo wenyine abihamye. Hanyuma ikiganiro tugiye gukorana kirimbitse ariko nanone ni kigufi. Uwase Deborah twamakiriye kuri kamera zacu nyuma yaho abashe kwegukana umwanya w'igisonga cyambere cha Miss Mulenge. Hanyuma Uwase Deborah ninde? Murakoze. Uwase Deborah no umuntu usanzwe nabirenze. Ndi umwana mvuka mu muryango w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ndi umukobwa mutoya, ndi umwana wa 3. Mfite data na mama tuba hano muri Kenya. Ubuzima bwawe bwo hasi bumwe bakuze kwita on background n'ubu. Kubatanzi nakuriye mu Rwanda niho navukiye aho bita Kimisagara. Niho nigiye primaire aho bitaga muri Kariyeri. Hanyuma tujya kuba ikabuga niho nakomeje na primaire. Ngiye muri secondaire nibwo twaje muri Kenya. Ubu ngubu ndi muri secondaire mu 3 undi njura 4. Murakoze. Wakane ubwo ngubwo ni usoza secondaire. Yego. Right. Hanyuma umeze neza muri ino minsi byifashe bite? Umeze neza cyane. Kuva na joininga Miss Mulenge ibintu bimeze neza. Nungutse inshuti nyinshi abantu narinzi banyandikira. So bimeze neza. Aha. Ese Miss Mulenge uyumva bwa mbere wayakiriye? Miss Mulenge nyumva bwa mbere narishimye cyane. Kuva nkiri umwana narebaga biriya bya Miss Rwanda, umva ndabikunze cyane, numvaga nyine naba model cyangwa se nkajya muri Miss. Ako sinumve ko najya muri Miss Rwanda kuko nari umunyarwanda. Ndavuga turamutse tugize nka Miss Mulenge nago nareka kwijyamo. Igihe numvishe ko hari amahirwe ya Miss Mulenge narishimye cyane. Ako mvuze ko nshaka kwijyamo mu rugo bavandimwe banje barabyishimiye baransapotinga cyane. Na mukuru wanjye yarabyifuzaga ariko iwe yari gukora icya leta ntabwo ari kuza. Ako igihe navuze ko mbishaka mama wanjye niwe wenyine wansapotinze. Papa ntabwo yarabyishimiye kuko ari umwe mu bajaji ba Miss Mulenge. Ntabwo yarabyishimiye rero aranyangira arabyanga. Igihe bagiye mu majonja ya Kasarani bavuyeyo nabirebye kuri YouTube. Numva ndabyishimiye cyane, numva nubwo ari kubaza ibibazo byinshi nyuma nagiraga ubwoba bavuga ngo barabaza ibibazo byo muri Kongo naho nzi. Ako nyine igihe narebye iriya video ya Kasarani mu majonjora numva ntabwo ari kubaza ibintu bikomeye cyane nanjye nabisubiza. Numva nyine nshaka kubijamo ndakomeza ndabihatiriza. Nyuma yaho papa arabyemera arambwira ngo nimba mbikunze numva ko mbishaka njemo nta kibazo. Nuko nyine ndabijoininga igihe bari bageze Kayore. Bwa mbere uza mu majonjora byari bimeze biti wumvaga umeze? Okay, mugihe naje bwa mbere numvaga mfite ubwoba kuko natinyaga ibibazo kwambaza ibibazo byo muri Kongo naho nzi. Umva nyine nago ndi upasinge umva ndataha ariko ndavuga ngo reka mu buzima nyine ugomba gufata intambwe ugatrying iyo ufite ikintu ukunda kuko ntabwo wa giving up utatrying ngo urebe ko byakunda. So naravuze ndagenda. Musaza wanjye yambwira ngo nubishaka ndaguherekeza mugezeyo kandi ndabizi kuri ubikore. Nuko nyine ndaza ndavuga ibibazo byanjye ndabisubiza neza cyane. Hanyuma biranangaza cyane ko nabaye n'uwa mbere mu majonjora ya Kayore na Umoja. Arabavuze ko ngo ushobora kuba warakopejwe ibibazo na papa wa kubera nawe yari judge ari umwe mu bategura ibibazo. Ese kuko yarabigukopeje? Oya nukuri ntabwo ibintu byabaye. Nanjye narabyumvishe cyane ndabara cyane. Nuko papa arambwira ngo nibi byose nakubuzaga ni nampamvu navugaga nugendemo kuko ndi umwe majaji nundi nta hantu byabaye wumva ngo umujaji cyangwa se umujaji kwikorwa runaka umwana wari muri ibyo bintu kuko hari ibintu by'amaranga mutima nta hantu byabaye nyine. Nibwo bwa mbere byari baye muri Miss Mulenge. Nanjye narabyumvaga nyine igihe yabimbwega nkavuga nibyo ariko nyine nagwambuza amahirwe just because ndi umwana wawe kuva ko nabikora. Nundi nta kintu na kimwe wakora ngo ushimisha abantu bose.
nubwo wowe wakora ikintu ntabwo wakora ikintu ngo ushimishe abantu bose cyangwa se ntabwo ariko abantu bose bishimiye intsinzi yawe. Niryo jambo mama yambwiye gihe navuze ko ngiye kubivamo, nyuma y'uko numvisha abantu bavuga ngo papa yasanga yankopeje, ngo papa yanyeretse ibibazo, ngo niyo mpamvu napasinze. Ndababara cyane ndavuga ngo ngiye no kubivamo, ariko mama arambwira ngo ni ubikunze ubijyemo, kandi ubijyemo n'umutima wawe, umutima wawe ibyumviro byawe, imbaraga zawe zose iyo uzishyize ku kintu runaka uragitsinda. Arambwira yuko nta muntu ushimisha abantu bose, ntabwo ariko abantu bose bakwishimira. Nubwo wakora ikintu cyose abantu ntabwo babashimisha bose, kandi ntabwo ariko bifuza intsinzi yawe. So ugomba gukora ibyo ushaka utitaye ku byo bakuvugaho behind your back. So nanjye nateye intambwe muri byo nashoboye. Wabonaga papa wawe hari amarangamutima gufitiye difetke yarama kujaje? Oya rwose tugeze no muri demi finale, guhera uwo munsi papa yarambwiye ngo ntabwo ari bumbaze, nta nubwo ari bumpa amanota. Ntabwo papa yamaga amanota, nubwo yambazaga, kuko yarambwiye ngo uriya mujaji wundi w'umupapa azajya bafata amanota ye bakube 2 yamaye kugira mbone n'aya papa. So arambwira ngo ubu ngubu uri ku giti cyawe, ibyo ukora byose niwe bireba, niwe ibintu wabigiyemo bishaka. So nyine ngiye nabigiyemo ubundi kugira neke ko abantu nshoboye, kuko abantu benshi barandiscouragingaga bakambwira ngo ntabwo uzabikora, cyangwa se bakambwira ngo nkabona ko nintsinda ndamutse nanabaye miss, abantu batazumva ko ari imbaraga zanjye, bazumva ko ari ukura papa ari judge. So ngewe nabigiyemo kandi nagize amahirwe yo kwegukana umwanya wa 2. Ndishimye. Hari uburyo aba miss baba barimo gutambuka imbere y'aba judge, ese iriya ntambuko yawe nta complex yaguteraga imbere ya papa wawe? Oya rwose papa nge n'umuntu namwita ko ari umugabo w'umusirimu cyane. Papa ni umusirimu cyane, ndanabimukundira. Ajya duha liberté, ayaduha freedom yo gukora icyo ushaka. So nubwo numvaga nishimye ko ndi kubona umubyeyi wanjye imbere yanjye. Hari ukuntu byagaragaye ko ukoresha indimi nyinshi, hari igihe bavugaga ifaransa, n'ubu ngubu urabivuze uti liberté ni freedom. Ese hano muri Kenya ko biga muri systeme y'abongereza, igifaransa waciye? Ku ishuri ryacu aho niga twiga igifaransa. Haba umugabo w'umunyamurenge yigisha igifaransa guhera mu wa mbere no mu wa kabiri. Iyo ugeze mu wa gatatu ntabwo ukomeza n'igifaransa, ariko mu wa mbere no mu wa kabiri twiga igifaransa. Tugeze muri demi finale, wabonye byari byifashe bite? Ese ho wumvaga umutima wawe bimeze gute? Ntabwo bari ufite, wabonaga ari bande bashaka kuguhiga ku buryo bagutsinda? Murakoze. Muri demi finale mu by'ukuri abakobwa bose twahuye, nabo narebye bakitengera bano ba Denise, nabarebye kuri YouTube, mbona twese turashoboye kandi twese turi beza. Nukuri twese nawe bitabera wegukanye Miss kuba ikamba rya Miss Murenge, numvaga bose bashoboye, ariko nanjye nigiraga ikizere, nkabona ko nanjye nshoboye, nkavuga se why not me? Niba bose bigira ikizere kuki ngiye nakigirira? So muri demi finale ahubwo ntabwo banari mfite, nukuri ntabwo banari mfite, kuko nabugize mu majonjora. Muri demi finale numvaga ndi free, nkumva nyine ngiye kuvuga ibintu bimvuyemo kandi bindimo. Nakoze ibishoboka byose kandi nari meze neza, nukuri ntabwo. Hari abagiye bavamo muri demi finale, ndetse no kuri finale hari abandi bavuyemo. Ese wabonaga ukwiye kugumamo cabuza wagombaga kuvamo kimwe nuko abandi bavuyemo? Ni kihe cyizere wari bifite? Kubavuyemo nukuri na mahirwe make navugita ko ari uko nguko, ariko nyine ngiye ku giti canje numvaga ko navamo. Nari mfite icyizere ko ngomba gukomeza kugeza finale, kugeza nyine turangije igikorwa cya Miss Murenge. Mbese ni niki wakumbura muri bootcamp? Icyo nakumbura muri bootcamp, nakumbura vibes. Bari bafite vibes nyinshi zitandukanye, bari abana beza bishimye. Nukuri twungutse inshuti nyinshi, twabaye inshuti na bose, bari abana beza cyane, ku buryo twumvaga nyine mwatwongeza nk'icyumweru cyangwa no kubera mwari muri ahantu heza cyane. Oya ntabwo ari kubera ahantu heza, nukuri twari dufite company, bose bari bafite ibintu bitandukanye, talent zitandukanye, ukamwigiraho ikintu nawe akakikwigiraho, twumva nyine dukeneye nk'icyumweru cyangwa se 2. Ko ari ugutinya finale? Oya, twari turi kuvuga nyine, twari twishimye cyane, byari bimeze neza. Ngiye nko mu muryango wacu tuvuga turi abana bake, kandi abenshi 2 baba mu Rwanda.
bandi kumwe na musaza wanjye mutoya na mukuru wanjye, so ugasanga nyine mu nzu turacecetse cyane, ntabwo tugira akavuyo. So igihe nagezeyo muri bootcamp twari benshi, nkabona nyine turishimye turi gusakuza, ibyo ntabwo nari mbimenyereye, numva nyine ndishimye. Aha, hanyuma finale irabaye. Ese iriya myanya uburyo bagiye bayitanga guhera kuri Miss igisonga ca mbere ari wowe n'igisonga ca kabiri no kugeza kuri iriya myanya yindi, wabonaga ari kuri byari bikwiye? Sinavuga njyewe ku giti cyanjye numvaga ariko bimeze ko twakoze ibishoboka, abajaji nabo bakora ibibareba, ubwo nyine uko niko byari bikwiye niko babonye amanota twese baduhaye, nabonaga bikwiriye kuko abantu bose bakoze neza. Of course nta nkumi yigaya, so buri wese yakoze neza ibishoboka ibyashoboraga, ako nyine abajaji nabo bafite the last words, nibo babonye uko twakoze, uko twitwaye nuko twasubije, so amanota baduhaye nuko nyine nuko kose. Zaragushimishije kuba waregukanye umwanya wa kabiri, cavuze byarakubabaje? Ntabwo navuga ko byambabaje, ako njye mfite icyizere ko nzaba Miss, so nabaye disappointed, ako nyine narishimye kuba narabonye umwanya wa kabiri. Ako ngiye ikintu canjanye muri Miss, ntabwo cyari kuvuga ngo mbone umwanya cyangwa se amafaranga, numvaga nyine nshaka kugaragariza abantu ko nshoboye, kuko ngiye hari benshi bamaye discouragements, so numvaga ko ngomba kugaragariza abantu ko nshoboye, kandi yuko ngomba kumurikira amahanga n'isi yose umushinga wanjye witwa natwe turashoboye, kubera ko abantu bakuga turashoboye Banyamulenge. Wa mugani umushinga wawe ese uteganya kuzawukora koko nkuko wagiye ugaragaza hariya? Wenda hari abashobora kuba barayigaragaje hari ariko batazayikurikirana, wenda hari bagamije turiya dufaranga. Ese wowe ni izihe mezire cyangwa se ni wowe buryo uteganyamo kuza exploiter mu mushinga wawe kugira ngo kuba warawuvuze none ukegukana n'umwanya n'igihembo ni kugiye gukora umushinga wanjye kuba narawuvuze ngiye bundi ngira nabyita ko ari goals zo mu buzima bwanjye. Njya mvuga ngo ikintu mvuze ngomba kugisohoza byanze bikunze uko byagenda kose. So ngiye umushinga wanjye navuze, nubwo ntakora uriya navuze nkakora ikindi kintu, ariko ngomba gukora ikintu nkagaragaza abantu ko nakoze icyo nakoze, kuko nundi umwanya negukanye wa kabiri w'igisonga ca mbere ngomba kugaragaza abantu icyo nakoze ku bwoko bwacu bwa Nyamulenge, kuko iryo ni ishyaka. Ugomba kugira ishyaka ryo kugaragaza icyo wakorera urubyiruko muri rusange, nkuko nabivuze abakobwa b'Abanyamulenge. Je numva ko nzasoza ibyo navuze. Hanyuma rero ibyo ari byo byose urubu nyine uri umwana w'umukobwa ukiri mutoya, kuba wariyerekanye abantu bakakumenya, nawe hari abandi benshi utaruzi warabamenye, ariko noneho umwana w'umukobwa nyine uri mu kigero ciza nk'ico cawe, ese nizihe mezire ufite? Ibyo byose hagiye kuba abasore baguhamagara bagutereta bakubwira bati turashaka ko twubakana, uteganya kurushinga ryawe? Oya, baravuga ngo buri kintu n'igihe cyacu, so ibyo ngibyo nabyo bifite igihe cyacu, bizagera kandi bibe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo bizaba, ariko bizaba igihe cyacu cyageze. So ntabwo hanyuma y'imyaka ingana sinamenya, ariko nyine ntabwo ari nonaha, ndacyari muto. Hari abantu benshi bagiye bavuga ko igikorwa cya Miss Mulenge atari cyo kitari kikwiye, igihe si iki ngiki, wababwira? Ku bantu nk'abo ngabo ubundi njya mvuga ngo Abanyamulenge ntabwo tujya dusapotingana. Hari abantu bagifite imyumvire yo hasi, bumva ko nyine nk'uriya muntu wavuze ariya magambo nabibonye kuri YouTube, ndababara cyane, kuko ibi ni nayo mpamvu tutajya dutera imbere nk'ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Ukumva abantu ntabwo basapotingana, ntabwo basapotinga umuntu ngo agere kure, ugasanga nyine bishyira hasi, nabyita ko ari nk'uko nguko, bakumva ko badashoboye. Nk'uwo wari gukora discouragement ku bantu, yaradukwaje, uko nabyita mu banyakenya, yaradukwaje. Numva abantu nk'abo ngabo niyo batuma tudatera imbere, kandi ibyo ntabwo ari byiza. Byarambabaje cyane, numvise ko nyine yatutse abantu muri rusange, abajaji abihagarariye, natwe nyine twari turi aba contestants. Birambabaza cyane, ako nyine numva ko uwo muntu ahubwo agomba nabyita ko agomba kwamagwana Kinyarwanda. Hanyuma ibyo ari byo byose nka Miss Mulenge hari ikintu ugiye guhindura
wowe utekereza ko ari iki igiye guhindura mu bwoko bw'abanyamurenge? Ni n'irihe somo yasize itanze? Miss Murenge igiye guhindura ibintu byinshi cyane, byinshi, nko kumva ko umwana w'umukobwa adashoboye. Irushanwa ryatumye abana b'abakobwa bahabwa ishema, ridutera ishema, rituma twumva ko dushoboye, twumva ko natwe twakora ikintu runaka mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ntabwo ari nka kera abakobwa babaga badahabwa ijambo, ugasanga bashyirwa hasi muri famiye, udafite ijambo muri make. Ariko igikorwa ni ukuri ni igikorwa cyiza cyane kandi kigiye guteza imbere umwana w'umukobwa w'umunyamurenge muri rusange, kandi nizera ko bitarangiriye aha, bizakomeza, kuko twebwe ubundi cyambere nashimira Papa Legend n'ababihagarariye bose n'abamufashije, bakoze igikorwa cyiza cyane. Ni abantu b'abagabo, ni abantu b'abajama cyane. Ngiye n'ukuri mubonye nama big up. Ariko nyine ni igikorwa cyiza cyane cyatumye twiyumva ko dushoboye, kandi iyi ni intambwe yateye, natwe tugomba gutera ikirenge mu kiciwe, tukagaragariza abantu ko dushoboye, natwe tugakora ibirenze ibyo yakoze tukabirenzaho. Right. Warunkoreye ku kibazo nari ngiye kukubaza n'ubundi dusoza ikiganiro. Nk'uyu mwanya ugize amahirwe yo kuwagana na Papa Legend ndetse na Samido Dos, bafatikanyije kugira kino gikorwa kibeho, cyane cyane ko cahawe agaciro na benshi nubwo abagipinga bahari nabo, wababwira iki? Ngize amahirwe yo guhura na Papa Legend now aya masaha, uyu mwanya, ni ukuri namushimira cyane kuko yakoze ibintu birenze, ibintu byiza byatumye nyine twitinyuka nk'abana b'abakobwa b'abanyamurenge. Turavuga ngo natwe turashoboye kandi tugomba gukora ikintu runaka twiyumvamo nk'iki ngiki. Abakobwa benshi nkanjye ku giti cyanjye nagiraga dreams zo kuvuga ngo nanjye na participant mu gikorwa cya Miss Murenge, cyangwa se kuko nakundaga ibintu bya Miss Rwanda. So nukuri ni igikorwa cyiza yakoze cyane, namushimira cyane, kandi Imana imumugisha, azakomeza agira umutima nk'uyu nguyu wo kugira ishyaka ryo kurwanira ubwoko bwiwe. Hanyuma ikamba wegukanye cyangwa se igihembo wegukanye muri Miss Murenge, uragitura abandi dusoza ikiganiro? Murakoze. Igihembo nakiriye ndagitura ababyeyi banjye, ndagitura cyane cyane mama wanjye, niwe wansapotinze, anyereka ko byose bishoboka. N'igihe navuze ngo ngiye ku giving up, abantu bari kuvuga amagambo atandukanye, yamaye support, encouragements. Ubundi nashimira ni sister wanjye mukuru, yambaye hafi, n'ukuri yambaye hafi mu bihe byose, dutangira mu majonjora mpaka final. Ahantu hose nabaga ndi yabaga hari, kujya mvaga twagera no muri bootcamp. Yaransapotinze cyane. Ariko ikindi ndashimira papa wanjye, papa ndamushimira cyane kuko iyo atanyimurusha cyangwa se ngakomeze, kuko nagiye matabyishimiye, kandi tugakomeza gushwana no mu nzu, mubwira ko mbikeneye iwe atabishaka. Ariko nyine kuba yabyangaga, buri gihe byamaga imbaraga zo gukomeza kumushishikariza ko mbishaka, mbimwaka, kuko ntago navuze ko ntago nari kujyamo atarabyemera. Naramwinginze agera arabyemera. So nari ndamushimiye cyane. Ikindi ndashimira basaza banjye babiri, umuto n'umukuru. Ndashimira umuryango wanjye muri make, abafana banjye, nungutse abafana benshi nabo nazi banyandikira. Ndashimira abantu bose bansapotinze. Kuba waramamaye utekereza ko bitazakugira ikirara nk'umwana w'umukobwa? Oya, ntago byangira ikirara, ahubwo byamaye opportunities zo kumenyekana, ku buryo n'abazumva project nari mfite bakumva bakozeho bazanera inkunga. So ni ibintu byiza. Bigaragara ko witonze. Reka dusozanye isengesho. Isengesho wansengera? Wansengera nta kibazo. Ntago ari talent yanjye. Ntago ari talent yanjye. None wowe udafite talent yo gusenga, ubwo bizashoboka ko amasengesho ari yafungura imiryango yose? Ngeyo nsenga isengesho rita cyane. Dusengere umutima, ntago nza ngasengere mu mutima. Umutima izusengere mu mutima. Aya ako reka nsenge dusoza humirizaga. Biteka Mana, turagushimye kubw'uyu mwanya, turagushimye ko watubaye hafi muri iki kiganiro kugeza rwitangiye kugeza gisoje. Turagushimye ko waturinze aho twaciye hose. Turagushimye Mana ku byo wakoze kuri uyu munsi n'ibyo uzakora ku yindi minsi izaza. Turagushimye, tuguhimbaza mu izina rya Yesu, amen.
Murakoze cyane abari badukurikiranye, mukomeze mugire amahoro ya Nyagasani mu byo murimo. Ibiganiro nakagaruka kuri kamera, mwari muri kumwe na Obed Fils Mutaro ndetse na Trésor Isoko. Iki kiganiro kizahanyura aho ngaho hose nari mvuze, hanyuma mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.